bacogoye mu rugendo, ugere ku mitima y'abakozi bari kugenda nabi mu murimo, ubaye kwikosora kuko iminsi ije abakozi bari mwibanga bagiye kwatura bavuga ukuri kandi bashira ukwera ku mugaragaro kugira ngo itorero ryongere ryubakike. Niyo mpamvu nsengeye itorero, ngasengera n'abera, ngasengera abanyumva n'abashaka ubugingo n'abakomeje urugendo ngo bakomereze umutima. Nizeye kunyumvishe ntibinsabye kwikibagura, urukundo rwawe nakubonanye kandi wahoranye rubane n'abera bose n'itorero n'igihugu mu izina rya Yesu. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho merose abe mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abi muhanga mwumva ikinyarwanda turabasuje. Imana amoro nibane namwe. Eka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho, Imana amoro iguha umugisha kandi gwe Simoni umunyekure no kugutwaza umusaraba muri iki gihe, mu gihe Simoni Petero we yagukwepse. Twabwiye ko tutazajya tubicisha urungu, no mpamvu twaje hano mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari ka Cyahi mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera kugira ngo tuze dusure umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuvugabutumwa, umwana w'Imana, kugira ngo twumve ikimana dushakaho muri iyi minsi, kugira ngo duhumurizanye. Nukuri ijambo riravuga ngo muhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire ibisa n'imitima. Natwe tuvuga ngo uyu mumama aza tuganire kubidusana imitima. Imbere ya kamera turi kumwe na Uwimana Dorosera. Uwimana Dorosera rena kwise Damarise harya egereza kabikoro. Uwimana Dorosera rena kwise Damarise, hari undi mu mama tuziranye witwa Uwimana Damarise. Niyo mpamvu nari nakwise gutyo. Ubwo nanjye mbaye umubatiza nakubatije nta kibazo. Dorosera makuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Yego, bushize umuntu wasabye nimero yawe ngo aguhamagare ngo yakubonye ku kiganiro, sinzi niba baraguhamagaye. Abampamagaye nagiye mbitaba. Bakakubwira ngo ikisi afite ibyifuzo twarasenganye. Yego. Nundi niyo ntego ya channel yacu kugira ngo aho batagera twebwe tugire ute tuhabagerere, si byose? Bakubwiye ko baherereye heze? Benshi bari abagabo n'abadamu. Yego. Bamwe bari mu ntara y'Iburasirazuba. Yego. Abenshi Nyagatare. Birumvikana rero, niyo mpamvu burya channel yacu iri kugera ku ntego. Kumva uri hano Burera, umuntu wa Nyagatare akaguhamagara, nabo hanze nabo bazajya baguhamagara, ukumva uganga ubutumwa bw'Imana bwamamara. Nundi turashaka ngo ijambo ry'Imana ryamamare. Yego. Ryamamare ku rusengero, ujye ubwiriza abantu nibura nka 200, ariko hano tuba dukurikiye n'abantu benshi pe, twadukurikiye n'abantu benshi rwose, tubishimira Imana. Uyu munsi tuzaniye iki? Bazaniye ijambo ry'Imana ribwira abantu. Yego. Umuntu wese ahahagaze, uwabatijwe, utarabatijwe, yego, ufite umurimo, ufite impano, ngo yongere gukizwa. Yego. Niyo ntego mfite. Yego. Dufatireho nta kibazo. Sawa, tuguhaye umwanya rwose. Ese waba umaze igihe mu itorero cyangwa se uhindutse vuba, waba se ufite umurimo mu itorero cyangwa se impano runaka? Ese waba umaze igihe mu itorero cyangwa se uhindutse vuba, waba se ufite umurimo mu itorero cyangwa se impano runaka? Ntukirate umubatizo yewe mukirisitu, ikigiri cyo kimara hinduka mu mutima. Ntukirate igihe umaze mu itorero, ntukirate umurimo cyangwa impano. Bamwe barangije umuhango wo kubatizwa bati tumaze gutsinda, bakirata umubatizo ntagakiza, muri bo nta guhinduka. Bamwe barangije umuhango wo kubatizwa bati tumaze gutsinda, bakirata umubatizo ntagakiza, muri bo nta guhinduka.
ntukirate umubatizo yewe mukirisitu, ikigira icyo kimara hinduka mu mutima, ntukirate igihe umaze mu itorero, ntukirate umurimo cyangwa impano. Bamwe bati twe turahanura tuvuga indimi nyinshi, abandi bati dufite imirimo, muri bo nta guhinduka. Uje wirate ibitangaza Imana igukorera, wirate yuko izina ryawe ryanditswe mu ijuru, ntukirate igihe umaze mu itorero, ntukirate umurimo cyangwa impano. Uje wirate ibitangaza Imana igukorera, wirate yuko izina ryawe ryanditswe mu ijuru, ntukirate igihe umaze mu itorero, ntukirate umurimo cyangwa impano. Haleluya, haleluya. Intego yanje ni ukubwira abagenzi bari muri iyi nzira ija mu ijuru ngo uwabatijwe, utarabatijwe, ufite impano, umuhanuzi, umuririmbyi, umudiyakoni, umupasiteri, umuvugabutumwa, be kwirata igihe bamaze mu itorero, nibabe nk'abanyagice bongere bavuka ubwa kabiri, birate ibitangaza Imana bakoreye, birate nuko amazina yabo yandikwa mu ijuru. Nshobora kuba ndi umuhanuzi ariko izina ryanjye ritari mu ijuru, nshobora kuba ndi pasiteri ariko izina mu ijuru ntaririmo. Ntacyo byamarira kuko imyaka nzamara mu isi izaba ari mikeya kuruta iyo nzamara iyo nzaja. Njewe intego yanjye ni ukubwira abantu ngo buri wese ahinduke. Amen. Ahinduke, ahindura iminsi yo gusenga, ahindura uburyo bwo gusenga. Iminsi turimo ni yo gushaka ubugingo. Katwinjire mu ijambo ry'Imana nubwo akazuba katemera neza. Nanje turasoma Zaburi ya 37 umurongo wa 23. Umurongo wa 23. Zaburi ya 37 rero ku murongo wa 23. Iyo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, akishimira inzira ye, naho yagwa ntazarambarara, kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Nibyo. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi urubyaro rwe rukabona umugisha. Rekeraho. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, ngo Uwiteka nawe akishimira inzira ye. Haleluya. Ntabwo ari uko Imana itareba, ahubwo iyi ntambwe zawe, iyi migambi yawe, iyi bitekerezo byawe ubyerekeje ku Uwiteka, Uwiteka nawe akakwishimira. Ngo akishimira inzira zawe, mu nzira ucamo akishimira agakiza kawe, akishimira ibikorwa byawe, akishimira gukiranuka kwawe, atari ukubivangavanga. Iyo Uwiteka akwishimira ngo naho wagwa ntago warambarara. Hari abantu bacogojwe n'ibigeragezo, barekuye ibyumba byo gusenga, bahuriyemo n'ubuhanuzi burabagwisha, bahuriyemo n'abantu binjiye mu cyumba bashaka ko bazamaneye kubarabagwisha, bageze mu itoro mu kidiyakoni bahuriyemo n'abatarakebwe baragwa. Hari abantu bageze mu ivugabutumwa bahuriyemo n'abagihanda bwihebe bibaca intege. Ariko umuntu ukora ibyo gukiranuka, umukiranutsi w'Imana, naho yagwa ntago azarambarara. Haleluya. Abantu bari kunyumva bari bacogoye mu rugendo kubabwira ngo bumve ko niba ntacu umutima ubashinja, naho bacogozwa n'intambara n'ibigeragezo n'ababanga no kubakura ku kazi, abandi no kubimisha ibyo kurya, ariko umukiranutsi ntabwo arekwa naho yagwa ntago azarambarara. Ijambo rirakomeza yatubwira ngo
nuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe kw'iburyo. Haleluya. Umukiranutsi w'Imana ntabwo Uwiteka amureka. Abantu babona ko yakuretse bitewe n'ibyo uhagazemo, ariko burya bakuramije ukuboko kwe kw'iburyo kugira ngo utarambarara. Niyo mpamvu umukiranutsi atagwa ngo arambare. Haleluya, haleluya. Hano rero ku murongo wa 25 avuga ngo nari umusore none ndashaje. Haleluya. Nari umusore none ndashaje, ariko sindabona umukiranutsi aretswe. Haleluya. Dawidi wabivuga neza ati namenye Imana ndi umusore, nyibona inkuye mu ishyamba, nyibona abantu baravuze baturiya ntabwo aziga, nta gaciro yagira, ahubwo naje aragira amatungo. Muri ayo matungo turaja dukuramo amafaranga yo gutangira abandi bana, dushingiye igihagararo cye n'urubavu rwe nuko tumubona naba ari mu ishyamba. Haleluya. Ariko muri ryo shyamba yararimo aboneramo Imana, iramusanga imwigisha ubwenge, amenya kuziga umukumbi, amenya gukuyakuya intama. Imana ibonye ishyaka afite iravuga ngo Dawidi, uko kuyakuya izi ntama n'umuhati ugira n'urukundo zikunda, ugiye mu Bisirayeli ukabayobora, wambera umwana mwiza. Bikoze ku mutima w'Imana kubw'imirimo ye, Imana ituma umuhanuzi ngo nagende kwa Yesaya mwibanga amwimikire y'umwami. Maze Yesaya agira ngo barimika ba Uriyabu, barimika abasore b'imikaka, barimika bafite imbaraga, ariko atazi ko mu ishyamba hariho uwitwaye neza. Haleluya. Hari abakozi b'Imana bazi ko bari ku mirimo muri iyi minsi, hari abadiyakoni bazi ko bakagabanye, ariko abakozi b'Imana bari gusenga mu ishyamba, bariyo bafite ijambo ry'Imana, bazi ko ubugingo bukorerwa bibitseho gukiranuka, bameze nka Dawidi. Imana iri kubishimira, iraje ngo yimure yongere yimike, mu bapasiteri igiye kwimura yimike, mu bavuga butumwa, mu ngeri zose, kuko mu ishyamba hari abantu bari kunihira igihugu, hari abantu bari gusengera igihugu, hari abantu bari gusengera itorero, hari abantu bari gusengera ibizira bihagaze ahera. Haleluya. Uwiteka Imana rero umutima uri kubitegereza, ukavanga abangaba nubwo iminsi bari kwinjira mari iminsi y'imperuka, aba bakomeza umukumbi, aba baragira umukumbi, abiri kubabwira ngo mu minsi iri imbere muraje mbaragize intama. Haleluya. Uwo munsi Dawidi waramutunguye, yamubwiye ngo nawe va mu ishyamba uze. Ageze iwabo mu rugo atungurwa no kubona bamubwiye ngo ni wowe wari usigaye. Haleluya. Bamubwiye ngo niwe wari usigaye, ati ni ibiki? Batigenda hariya. Umuhanuzi akimubona yuzura umwuka, aravuga ati Rabi, mbonye Umuyisirayeli nyakuri, mbonye umwami, mbonye agakiza Imana yiteguriye Abayisirayeli, mbonye umuntu umeze nk'uko Uwiteka Imana ashaka. Ese wowe unyumva kuri radiyo, urumva uyu mwanya Uwiteka Imana yakwitegereza agasanga umutima wawe umeze nk'uko ashaka, agasanga uko yakwiza ku mutware cyangwa ku mudamu, ku rubyaro cyangwa ku baturanyi, mu itorero amasengesho yawe nta mbereka, nta shari, nta rwango, nta gomwa, nta kwifuza iby'abandi, nta kunyurwa. Tekereza niba Uwiteka yakureba akumva unyuzwe n'ukuri, akumva uri mu nzira. Haleluya. Kadukomeze rero tuvuze ku bya Dawidi bwakwira, ariko yararahira avuga ati njyewe nari umusore, ariko ubu ndashaje, sindabona umukiranutsi w'Imana aretswe. Aravuga ati cyangwa urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya ntibivamo. Haleluya. Hari uburyo ifata abana b'abakiranutsi, nawe waba washonje babaza ngo murashonje, marayika akabavugiramo ati twariye. Njigiye kimwe narabibonye mpuye n'inzara, mfite umwana w'imyaka 3, umuturanyi karekara akabyuka mu gitondo akamubaza ngo mwariye iki? Umwana ntabyo twatetse bifatika byizima, akamubwira ati twatetse ifiriti n'umuceri. Mu gitondo yamubaza ati kutamaye ngo nsamura, ati genda ubwire mama kudahira igikoma kirimo, kandi nta kirimo. Mu gitondo yakumugora bakamubaza ati ko mudacanye bimeze bite? Ati mama ntari gukaranga inyama waje kureba. Haleluya. Yifuzaga kumenya amakuru, bintera ikibazo ndabango nzamwiyama. Yabikoze amezi 3 yose umwana atamubwico twatetse, ahubwo amubwira ati na makaroni, ni igitoki, ni ifiriti, ni umuceri. Haleluya, haleluya. Abanyumva urubyaro rw'umukiranutsi ntabwo ruzicwa n'inzara, Imana ikabagaburira bagashaka icyo barya bakakibura, ariko Imana hari uburyo
yabaga yatugaburiye. Haleluya. Ntabwo urubyaro rw'umukiranutsi ruzasabiriza. Nje narabibonye, ntabwo umwana w'umukiranutsi ajaga kuryama ku muryango w'abandi. Ntabwo umwana w'umukiranutsi asabirizaga ibyo kurya. Imana ifite ubwishi, ifite uburyo ibafata ikabakomeza umwana, ikamugaburira kandi ikamurera neza. Haleluya. Mu ijuru hariyo shisha kibondo, ibisi byose ni iby'Uwiteka. Aravuga ati rero n'urubyaro rwe ntabwo ruzasabirizwa ibyo kurya. Agirira umugisha. Haleluya. Ngagira ubuntu umunsi ukira akaguriza abandi. Duhagarare kuri iri jambo. Haleluya. Ndabwira abantu b'abakirisitu basaba Imana bataguriza abandi. Umukiranutsi ngagira ubuntu umunsi ukira akaguriza abandi, agafata kubyo agafasha abandi, agafata kubyo akagaburira abandi, akaguriza abandi ngo umunsi ukira. Haleluya. Akagira umugisha mu mudugudu, ntabe ingungu, ntabe ikibagito, ntareba babaye ngo ntiyabafasha, ngo kubw'ico ngicyo. Haleluya. Ngo urubyaro rwe rukabona umugisha. Ntabwo urubyaro rw'umukiranutsi rwapfa kubona umugisha ngo reka nsenge bizamanuka, ahubwo nawe hari icyo asabwa. Agira ubuntu umunsi ukira. Kondisiyo agomba kuba umukiranutsi ku gato no ku kanini, akagira umugisha kugira ngo urubyaro rwe rugire umugisha, nuko nawe aba yagize umugisha. Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye gusogereza kuri 38 umurongo wa 22. 38 Zaburi umurongo wa 22 aravuga ngo Iteka ntundeke Mana yanjye ntumbe kure. Amen. 38 umurongo wa 22. Yego. Iteka ntundeke Mana yanjye ntumbe kure. Ongera urenga usimbuke usome 32. Zaburi ya 38:32. Ndikubona hatariho. Soma uwo twaturi usome 32. 27:32. Ndi mwizuba. Zaburi ya 27. Ya 37. 32. Umurongo wa 32. Yego. Aravuga ngo umunyabyaha yego agenzura umukiranutsi cyane agashaka kumwica. Yego. Hano rero tugiye gusogereza ku magambo atubwira ngo umunyabyaha agenzura umukiranutsi agashaka kumwica. Amugenzura uko yariye, amugenzura uko aje gusenga, amugenzura amutega muri byose, yumva yamwica, yumva mubongamiye kandi we ntaca mutwaye. Ariko niba uri umukiranutsi, Dawidi yatubwiye ngo ntabwo umukiranutsi arekwa. Haleluya. Umurongo wa 33, Uwiteka ntazamurekera mu maboko, mu kuboko kwe, kandi ntazamutsindishiriza mu manza. Haleluya. N'imanza Uwiteka zigeramo. Haleluya. Udafite urushoro akazikemura, ntabwo azamureka, ahubwo ngo azamutsindishiriza no mu manza. Haleluya. Ntabwo Uwiteka yareka umukiranutsi, naho umunyabyaha we amugenzura ku gato no ku kanini ashaka kumwica. Ariko Uwiteka, haleluya, ngazamuba hafi, azamuburanira no mu manza, ntabwo azamureka kuko amufasha mukomeje. Umuntu nagumya kuba ku gikumba agatitiriza agasenga akiringira Imana, ntabwo Uwiteka azamureka. Umugore w'umupfakazi yatitirije umutware ntiyarambirwa, uko bukeye uko bwije umutware avuga ngo nubwo ntakiranuka nabamenya kadakiranuka, nubwo ntakora ibyiza, ariko uyu mugore ukandembeje nanjye reka mukemurire ikibazo afite. Ndabwira umuntu nyumva, ni ikihe kibazo ufite cyananiye Imana? Iyi Mana twakurikiye, niba uri umukiranutsi, Imana ishobora byose, ifite imbaraga zo gukiza uburwayi, ifite imbaraga zo kunetiriza imbaraga z'abadayimoni n'iz'abarozi, ifite imbaraga zo gukuraho inyatsi na karande. Iyi Mana ifite imbaraga zo guca imanza zitabera, ikakugerera mu rukiko n'amafaranga ufite bakayatanga, ariko Imana ikamanura ijambo. Haleluya. Ukabona uratabarutse. Ndarangije n'ijambo ry'Imana. Ndifuza abanyumva ngo tukoranye iki kiganiro, dufatanye gusenga. Buri wese natangije indirimbo ivuga ngo ese waba umaze igihe mu itorero
cyangwa se uhindutse vuba. Buri wese ye kwirata igihe amaze, ahubwo abe nk'umuntu uvutse vuba, yumva ijambo ry'Imana hari icyo rihinduye muri we kandi hari icyo mirikomeje muri we. Twebwe rero akazi kacu nako kubwira abantu ijambo ry'Imana, twarangiza tukabasengera ngo Imana ibashoboze. Abafite uburwayi tukabasengera, abafite ibibazo byananiranye tukabasengera, kugira ngo Imana igire ibyo ihindura, ariko urushoro ni ugukiranuka. Turarangije n'ijambo ry'Imana. Mbere yo gusenga kubanza utange nimero ku buryo wagukenera guhamagara, ubundi dusoreze n'isengesho. Abakwifuza ko twasengana, nimero yanje ni 0753486061. Yego, ni karibu n'isengesho. Tubifurije umugisha w'Imana. Reka dusengere ijambo ry'Imana twumvishije, kubaryumvishije. Imana Data wa twese iri mu ijuru, Imana muremyi w'ibintu byose, Imana nyir'ubutware nyir'ububasha, wemeye ko uyu munsi duhagarara imbere y'imbaga tuvuga kugira neza kwawe, tubwira abantu guhinduka nabo bagahindura abandi. Uko waduhinduka dukura kure, ukadukura mu isayo, ukadukiza urupfu, ukadukiza imbaraga z'ababisha bari batugose, ukaduha agakiza. Natwe dusengeye abantu bumvishe ijambo ryawe, ngo ubwo twahindutse nabo bahinduke, kandi uko twabonye imirimo yawe n'ibitangaza nabo babibone. Kuri telefoni abatwumvishiye harimo abarwayi, harimo abantu bazengerejwe n'imanza, harimo abantu babuze urubyaro, harimo abakobwa bakeneye kubaka n'abasore. Ariko icyambere nsenze ni kwanga umanza ubaha agakiza, kuko ntabwo ujure ko umuntu w'umukiranutsi, ntabwo uje umubakure. Nanjye ndabasengeye rero, ibyabagize imbata ku byaha ngo ubikureho, ibyabateje inyatsi bamwe bagahomba ubikureho, ibyababujije umutekano ubikureho. Nshingiye ku ububasha waduhaye ko tuzasaba tugahabwa, twakomanga tugakingurirwa. Nanjye ndasabye nsabira abanyumva, kugira ngo ugere ku mitima y'abari bacogoye mu rugendo, ugere ku mitima y'abakozi bari kugenda nabi mu murimo, ubaye kwikosora, kuko iminsi ije abakozi bari mu ibanga bagiye kwatura bavuga ukuri, kandi bashira ukwera ku mugaragaro, kugira ngo itorero ryongere ryubakike. Niyo mpamvu nsengeye itorero, ngasengera n'abera, ngasengera abanyumva n'abashaka ubugingo, n'abakomeje urugendo ngo bakomereze umutima. Nizeye kunyumvishe ntibinsabye kwikebagura. Urukundo rwawe nakubonanye kandi wahoranye rubane n'abera bose, n'itorero n'igihugu, mu izina rya Yesu.